ndashaka kubwira abantu ko Imana idutekerezaho, kandi ndashaka kwibutsa abantu ko Imana idutekerezaho. Imana igukorera ikintu uri umukobwa, wamara kuba umugore ukaba wakibagiwe. Imana igukorera ikintu utwite, wamara kubyara ukakibagirwa. Imana igukorera ikintu ubyaye, watangira kurera ugahita wibagirwa. Imana igukorera ikintu uri umusiribateri, wamara kubaka ukibagirwa. Mureke mbabwire, umwuka utwibagiza Imana, ibitwibagiza Imana biratugose mu mpande zose, ariko nje kubabwira ngo uko yari iri kera na n'ubu niko imeze. Ndashimira nyakubahwa wacu, perezida wacu Paul Kagame. Ndashaka mbabaze, mugira ngo ibitekerezo afite nubwo mugira urusaku n'induru yabarenze, mugira ngo niwe ushimishijwe n'ibyo abona? Buriya mu bwonko bwe, mu bitekerezo bye no mu mipangu ye, ikintu cya mbere kimunezeza ni ukubona umuturage ayoboye afite umutekano, afite n'ubuzima bwiza, agomba no gutera imbere, akava ku rwego akajya ku rundi. Niyo mpamvu burya navuga ngo iminsi asinzira ni mike, kubera ko ntago mumurusha gutekereza. Ninde wari uzi ko muri iki gihugu cyacu minerivare izagabanuka mu buryo bungana kuriya? Umuntu atanareba yanakabakaba. Ubu rero iki kintu kibaho ibyiringiro, mugabanye urusaku n'ayanduru yanyu, dore ko mukunda urusaku kubi. Uhita umenya ngo hari n'ibindi igihugu gitekereza mwebwe mutazi. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ndabashuhuje rero abari hafi ndetse n'abari kure, abari mu Rwanda, ahantu hatandukanye, aho mugenda mukurikirana ibyigisho byanjye, impuguro n'ibintu bitandukanye. Yego, ndabashuhuje cyane, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Mukomere, ntimugatake nk'abatagira Imana. Imana irahari ku bwacu kandi idutekerezaho, ni nabyo tugiye kuganira muri aka kanya. Ndashaka kubabwira ko Imana itigeze ibibagirwa, niyo makuru mbafitiye, nkurikije ibyo ngenda mbona, nkurikije n'ibyo nibonaho. Atwara ibihe tuba twaranyuzemo, ukicara ukavuga utari ku bundi tuvugishije ukuri, Imana iraharira. Ariko nyine hari ibintu ikora ukabona yuko Imana ihari. Rero mukomere, abarwaye muhumure muzakira, abarwayi banyu bazakira, abari mu bibazo bitandukanye, ni ukuri nje kukubwira ngo mu ijuru hari Imana. Abari mu bihugu by'abaturanyi namwe by'ababanye, amahoro y'Imana abe muri mwe. Abantu bo muri Kongo, Abagande, Abarundi, Abatanzania n'Abanyakenya, n'abandi bari mu bihugu bya Afurika ahantu kure ntabasha gusubiramo muri aka kanya, ndabashuhuje. Abantu bari muri Amerika y'epfo n'iya ruguru, abantu bari muri Europe, bo muri Australia, bari muri Aziya, mwese ndabwira abayisilamu ngo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkabwira abagatulika ngo Yesu akuzwe, nkabwira n'abandi abakirisitu ngo Yesu ashimwe. Byose Imana irabyemera. Hanyuma ariko by'umwihariko hari abandi bantu nshaka gusuhuza, abashinzwe umutekano, ndavuga abapolisi n'abasirikare. Namwe ndabashuhuje aho muri gucunga umutekano, naho mwagiye mu mahanga kugarura amahoro mu bihugu bitandukanye. Nahoze ndeba video imwe mbona ukuntu abaturage bishimye. Ni abahehe sinzi ahantu ingabo ziherutse kujya mu bihugu muri Mozambique. Yego di, ingabo zagiye muri Mozambique, abaturage barishimye bati yaba ingabo z'u Rwanda zigumiraga hano ubona barabohotse. Kandi nimureke mbabwire, umuntu wese utanga amahoro ahava akagera agatuma ubona amahoro, nka biriya bihugu byari birimo ariya makuba badatuje, uwo muntu nta kintu wamunganya nacyo. Niyo mpamvu rero njya mbaha agaciro nkavuga ngo
amahoro muba mwatanze mu bihugu bitandukanye namwe ajya ahindukira aze mu gihugu cyanyu, mu bihugu byanyu, aze mu miryango yanyu, haze no ku buzima bwanyu. Abantu batanga amahoro ntimukwiye kuyabura. Nyagasani abahaze uburame kandi abaha ibyiza, muzamurwe mu ntera, umushahara wiyongere, imibereho y'abagore banyu n'abana banyu imere neza, bige neza mu mashuri meza, bavuzwe, ubuzima bwabo bumere neza. Kandi n'igihugu cy'u Rwanda kiba cyitanze kikajya kugarura amahoro mu bindi bihugu, nacyo kijye kiyabona. Abanyarwanda babona amahoro, ibyiza bashakira abandi nabo bajye babibona. Hari abandi bantu ushaka gusuhuza, abantu bakora mu mabanki. Reka mbabwire uzi ko ujya kubikuza amafaranga yawe ukagira ngo nayo baguhereye ubuntu bitewe n'ukuntu ifaranga ari ryiza. Amafaranga ni meza ku rwego ntashobora kubabwira. Ikintu cya mbere nabonye cyiza kiryoshye mu buzima ni ugukizwa neza. Icya kabiri nabonye cyiza ni amafaranga. Reka mbabwire, iyo ukijijwe neza ukagira amafaranga ayo ariyo yose, kuko hari igihe ushaka kubwira umuntu ngo mfite amafaranga agahita areba ama etaje wubatse, agahita areba imodoka ugendamo. Ntabwo ari ibyo. Burya amafaranga yose ni amafaranga arata. Nawe uyafite, ayo ufite yose uramaze, nanjye ayo nifitiye aramaze. Rero abantu bakora muri banki mwubahwe, ndabashuhuje abo muri Beka. Abantu bakora muri Beka hariya kuri siyeje mu mujyi, bafite inshuti nyinshi zihakora kandi zinkurikirana, ndabashuhuje. Ni ahantu haba abakobwa beza n'abagore beza, basa neza inyuma no ku mutima, bagira disipurine, bakagira ikinyabupfura. Hari ahandi hantu tujya gusaba serivisi ugasanga umuntu akagusuzugura akakureba atya, wamwitegereza ugasanga ari isura ntayagira, ari amashuri ntayafite, ukavuga nk'uyu muntu asuzugurana iki. Muri Beka ni ahantu haba abagore beza n'abakobwa beza ariko bagira ikinyabupfura, nicyo nabakundiye. Ntago rero bapfuye ubusa. Imana ibahe umugisha. Hanyuma hakaba abasekirite rero bazi kwakira umuntu neza, bazi gufata abantu neza. Mbese namwe turabazirikana kuko ndabizi ko mudukurikirana, nanjye ndabashohoje. Muri Beka, muri Eco Bank hose naho ngaho mu rwego hariya mu mujyi. Imana ibahe umugisha, ndabizi ko mudukurikirana. Rero impamvu nkunda muri Beka no muri Eco Bank no mu rwego, ni ahantu ninjira nyine. Iyo ninjiye mvuze ngo ninjiye muri Beka, umva n'abamvuze mwese n'abanyanga mwese mpita mbibagirwa. Iyo ngiye gufata ku mfura za Beneri mpita nibagirwa abantu, kankibagirwa bamvuga neza. Umva aho hantu atari heza, kuko ari muri Beka, ari muri Eco Bank, ari mu rwego, niho nkunda kubitsa. Uri Imana niyagura imbago nzajya no mu yandi mabanki nta kibazo. Nuko ubwo rero ndabashuhuje mwese, mugubwe neza. Nyagasani komeze abateza imbere ikinyabupfura no gufata abantu neza, mutarobanuye ku butoni, no kwishimira abantu za serivisi nabonye mutanga, mubikomeze. Imana ibahe umugisha rero cyane. Ndasuhuza na Mugisha kuri kamera, ngasuhuza n'izindi nshuti zanjye, abavandimwe banjye ndabashuhuje, inshuti zanjye ndazishuhuje, n'inshuti yanjye ndayishuhuje. Abaho inshuti hakaba n'inshuti. Ikinyarwanda kirakomeye. Urumva ko nibanze mu gusuhuza, ariko nabyo biba bikwiriye. Ikindi, abarimu murera abana bacu turabashimiye cyane, kandi namwe Nyagasani abahire. Uyu munsi rero ndashaka tuganire, nabazaniye ihumure. Nazaniye abantu ihumure, kandi ndashimira Imana ko yampaye ihumure kugira ngo nzanire abantu. Uyu munsi ndashaka kubwira abantu ngo Imana iragutekereza. Imana igutekerezaho, ntabwo yakwibagiwe. Ndashaka kuvuga iki kintu, ndashaka kubwira abantu ko Imana idutekerezaho, kandi ndashaka kwibutsa abantu ko Imana idutekerezaho. Haleluya. Ndumva nshaka kubwira abasenga n'abadasenga, kuko n'abadasenga ibatekerezaho. Kuko abadasenga nibo bavamo abasenga, abanyantege nke nibo bavamo abanyembaraga, abantu b'injiji nibo bavamo injijuke, abatawe nibo batoragurwa,
abasa nabi nibo bakaraba, kandi abambaye nabi nibo bambikwa. Muri make iyi message ndashaka kuyiha umuntu wese witwa ikiremwa muntu uvuga ngo Imana ikunda abandi, Imana yita ku bandi, Imana ntago inzi, Imana ntinzirikana, Imana ntago inyibuka, ubu koko nge yampoye iki, ko mbona abandi bishimye nkaba mbabaye, abandi barashatse barabona ariko nge ntacyo mbona, imyaka yanjye myinshi n'iy'umubabaro, abandi bana yewe ibintu nk'ibyo. Nje kukubwira ngo uwo uri we wese Imana igutekerezaho kandi igufitiye umupangu utazi. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Impamvu nshaka kuvuga aya magambo ni ukubera gucika intege kwa benshi kuzuye imitima yabo. Abantu bafite gucika intege gukomeye, abantu bafite gucogora gukomeye, abantu bafite kwiheba gukomeye, abantu bafite kwirambirwa, abantu bafite guta Imana, bafite kuyimura, bafite ihungabana, ihumure rirabuze. Reka mbabwire, iby'Imana yabakoreye bakiri mu Egiputa ntago babyibuka. Imana ibyo yabakoreye mu myaka itambutse, Imana igukorera ikintu ku wa mbere, wagera ku wa gatandatu ukaba wakibagiwe. Imana igukorera ikintu uri umukobwa, wamara kuba umugore ukaba wakibagiwe. Imana igukorera ikintu utwite, wamara kubyara ukakibagirwa. Imana igukorera ikintu ubyaye, watangira kurera ugahita wibagirwa. Imana igukorera ikintu uri umusiribateri, wamara kubaka ukibagirwa. Mureke mbabwire, umwuka utwibagiza Imana, ibitwibagiza Imana biratugose mu mpande zose, ariko nje kubabwira ngo uko yari iri kera na n'ubu niko imeze. Kuko nta gacu ko guhinduka Imana yacu igigira. Imana si umuntu ngo izacika intege, nta nubwo Imana ari umuntu ngo izivuguruza ku byo yavuze. Imana si umuntu ngo iguhararukwe nk'uko abandi bakora. Imana si umuntu ngo izakwibeshyaho iyoberwa uwo uri we. Imana ntabwo ari umuntu ngo ibe yakwibagirwa. Ntabwo Imana yibagirwa, irazirikana, kandi Imana ifite imbabazi zitari nk'iz'abantu. Imana ifite urukundo, Imana ifite kugira neza kwishi. Nje kuguhumuriza mukozi w'Imana, nje kuguhumuriza wowe wacitse intege, wamaze kwimura Imana. Satani akagushyira mu kazitiro ko kwiheba, hakakubwira ko bitagishobotse, hakakubwira ko bitazakunda, hakakwereka n'inzira zawe yafunze. Hari ukuntu Satani ajya afunga yarangiza akakwereka urufunguzo ati warubonye, ni ngewe urufite. Ariko nagira ngo nkubwire ngo nakwereka impamvu zo kugwa, ujye umwereka impamvu zo guhagarara. Nakwereka impamvu zo kurira, ujye umwereka impamvu zo guseka. Nakwereka impamvu zo gucika intege, ujye umwereka impamvu zo kugira imbaraga. Nakwereka impamvu z'uko Imana itakuzi, ujye umwereka izindi z'ukuntu Imana ikuzi. Hari aho yigeze ikwibuka, hari hakomeye haruta aho uri. Haleluya, haleluya. Mureke mbabwire, nimba ngewe mama Charlene, umwana w'umuntu upfa akabora, umwana w'umuntu wambaye inyama, wambaye n'amaraso, nimba nicara ngatekereza kuri Charlene wanjye simbimubwire, ariko nkamutekerezaho, umwana wanjye agomba kwiga. Najya kwiga hari ibintu ngomba kumugurira, ngomba kumushakira uburyo azajya ajya ku ishuri agataha, ngomba kumushakira ibikoresho by'ishuri. Nkaba nabitekerezaho, nkatekereza n'ibindi birenze kwiga, kavuga ngo ni iki nateganyiriza abana banjye. Ndamutse mpfuye umwana wanjye yabaho gute, ko ntashaka ko bazababara nk'uko nababaye. Nkicara nkatekereza ku maherezo y'abana banjye nabyaye, kandi bo batabizi ko mbitekereza. Mu gihe wenda Charlene ashobora gutekereza ati nziga, nimara kwiga nzahita ntangira gukora akazi nanjye nishakira ubuzima, ariko wenda mu mutima wanjye ndi kuvuga ngo Imana ingiriye neza, yampa ubutunzi, yampa ubushobozi, abana banjye nkabateganyiriza. Nkaba nzi ngo iyi nzu ni iy'umwana wanjye, iyi business ni iy'umwana wanjye. Nkabitekereza ndi inyama n'amaraso, nkabitekereza ndi umuntu udashoboye. Hari igihe uba ushobotse ariko udashoboye. Nkabitekereza ngatekerereza abana banjye.
kavuga ngo umuhungu wanjye fisi bizagenda gutya, kavuga nti ayivani wanjye mbona ukuntu ateye nshobora kumubwira akaziga n'ibi bintu akabifatanya n'andi masomo, kareba umuhungu wanjye Joseph, kareba Fifi, nkabatekerereza nkicara nkajya gusacinga ibintu bishobora gutuma umwana akura neza, nkashyiramo megarega nkajya gusacinga ni ibiki waha umwana byatuma azakura neza, nkajya kubihaha nkabishyira muri firigo, kavuga ngo umwana wanjye azarushaho gukura neza, nkabitekereza we atabizi ari ku ishuri, nkatekereza ibyo bagomba kurya icyumweru cyose, nkatekereza ibyo bazarya ukwezi kose, nkatekereza ukuntu Imana impaye ubushobozi nazajya mbasohokana mu gihe runaka. Ibyo bintu nkabitekereza ndi umuntu, ndi inyama n'amaraso. Hanyuma ndashaka kukubwira ngo Imana yaremye isi, Imana yaremye ijuru, Imana ituma batwita, igatuma babyara. Iyo ngiyo niyo itazatekerereza mama Charlene, niyo itazagutekerereza wowe, niyo itagutekerereza. Mureke mbabwire, ntabwo Imana imeze nk'abagore bo mu minsi y'imperuka, ntabwo Imana ibyara ikajugunya. Nta muntu yazanye ku isi wo gupfa nabi, nta muntu yazanye ku isi ngo iyoberwe. Reka nkubwire, Imana yaremye inda, irabizi ko mu nda nta kindi kijyamo kitari ibiryo. Imana yaraturemye, izi ko utajya mu muhanda wambaye ubusa, izi ko ukwiriye kwambara, irabizi ko abana bawe bakwiye kubaho, irakuzi ko ukwiye kubona akazi. Ntabwo yaguhaye minerivare izakwima diplome, kandi yaguhaye diplome ntabwo yakwima akazi. Icyo kintu bimenye. Iyaguhaye umugabo irabizi ko ugomba kubyara, kandi irabizi ko ugomba kwishima. Imana irabizi ibidukwiriye kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Imana izi ibidukwiriye byose. Nimba umwana w'umuntu atekereza akavuga ngo abaturage banjye ndabamarira iki, mureke mbabwire, ndashimira nyakubahwa wacu perezida wacu Paul Kagame. Ndashaka mbabaze, mugira ngo ibitekerezo afite nubwo mugira urusaku n'induru yabarenze, mugira ngo niwe ushimishijwe n'ibyo abona? Buriya mu bwonko bwe, mu bitekerezo bye no mu mipangu ye, ikintu cya mbere kimunezeza ni ukubona umuturage ayoboye afite umutekano, afite n'ubuzima bwiza, agomba no gutera imbere, akava ku rwego akajya ku rundi. Niyo mpamvu burya navuga ngo iminsi asinzira ni mike, kubera ko ntago mumurusha gutekereza. Igihe se umuturage watishimye bakubwiye ko ibyishimo we yabikura hehe? Igihe umuturage we atameze neza se yamera neza gute? Ko agahwa kari ku wundi gahandurika. Nimba uzi ko urara ijoro ku bw'abana bawe, uzi ngo we ntarara ijoro ku bw'abaturage ayoboye? Ni uko mugira mwihuta nk'ubu nk'abana bacu. Iyo utamukoreye ikintu cyangwa utamuhaye ikintu, ahita abona mama aranyanga, mama afite amafaranga, yakubona utashye. Nk'ubu ushobora no gutaha ufite n'ibihumbi 100 munuza mu ishakoshi, ariko ibyo bihumbi 100 nta na 5 byawe birimo, harimo umupango. Umwana yabona ibyo bihumbi 100, kuki mama atangurira inkweto nshyashya, kuki mama atanjyana gusohoka, kuki atanjyana kujya kwicunda? Urumva imibare y'abana niyo. Kumbi hari n'igihe uvuga ngo hari akabanza naguze, barimo ndi kuburaho amafaranga angana gutya, reka njye kukishyura, ariko agatekereza bombo, kuko atekereza nk'abana nyine. Burya ni nayo mpamvu rero Imana yaduhaye ibyari bikwiye kubanza, hanyuma izi nibiheruka. Mureke mbabwire, ninde wari uzi ko muri iki gihugu cyacu minerivare izagabanuka mu buryo bungana kuriya? Umuntu atanareba yanakabakaba. Ninde uzi ko nagiye gutanga minerivare y'ahantu Charlene yiga? Nagiye gutanga minerivare, ndavuga intaka nakumire mbega. Ndashimira rero perezida wacu nyakubahwa nabo bafatanyije banzuye uyu mwanzuro. Ninde wari wabitekereje? Ntimwari mwatangiye gusara? Ninde? None se reka mbabaze, ninde wari uzi ko minerivare muri leta izagabanuka bikagera kuri ruriya rwego? Barabitekereje, baravuga bati ibihe ntago bimeze neza. Ibyo bashingiyeho ntago mbizi, ariko ni bimwe mu buryo bwo kugira ngo ubuzima bw'abaturage bumere neza, hatazagira abana bava mu ishuri ngo kubera minerivare yabuze barayigabanya mu rwego rukomeye. Ninde wari uzi ko minerivare izagabanuka? Nagiye kwishyura amafaranga ndikanga,
ndavuga abana banjye bose iyo baza kuba bari muri leta we ngira ibibazo nsanga ni umwana umwe wenyine mfite muri leta, ariko Imana ifashe bajye batsinda bajye kwiga bajye kwiga muri leta. Yokoye we ibihumbi 20 na bingahe natanze, ndumva ari 26, ibihumbi 26 bya minerivare, kandi naratangaga ibihumbi birenze 100. Ubwo se urumva baragabanyijeho minerivare ingana gute? Urusaku muri gushyira ku mwami Imana ni narwo mwashyiraga ku mwami. Ariko reka mbabwira aha hantu muhakura isomo. Imana irica, reka nkubwire, hari akantu Imana yankoreye ntago nshaka kukakubwira. Musigaye mutuma tutavuga kubera ubugome bwanyu. Umuntu yavuze ngo Imana yampaye inzu muramuhiga kugira ngo atayiraramo. Umuntu yavuga ngo Imana yampaye imodoka mukamuhiga muti ntakayibana, cyangwa mukayitega imitego uti azahwane nayo. Musigaye mutuma tutakigira amashimwe ngo tuyashyire ku karubanda. Ntago tuzakomeza guceceka ibintu Imana idukorera. Nk'ubu ngewe n'umunwa uba wande nkashaka kubivuga, nkahita mvuga ubushize narabivuze bajya kunsirika, none mbiciye hejuru. Kandi kubivuga neza hari abagore byari gukomeza, ariko ntago nzakomeza kubigira ibanga, ntago nzakomeza guceceka nk'ubu umuntu urarya akenda guhera. Urumva, ntago nzakomeza kubigira ibanga. Hari igihe ngewe nzabivuga. Ubu tugomba gusengera abantu bafite ubugome. Umuntu navuga ati ndashimira Imana yampaye fiance, utangira umuhige ngo ntagashaka ukiri aho ngaho, ujye kumuteranya na fiance we, cyangwa mujye mu bapfumu dore ko mwize kuroga. Umuntu nashimira Imana ati ngiye kudefanda, utangira umukubitisha inkuba zo kuzuba. Ntago ibi bintu ari byo. Abantu bameze gutyo mugomba gukizwa cyangwa mugapfa tukabahamba, kuko n'abazima baragenda kandi bafitiye abantu umumaro, kuko mubangamiye Imana natwe muratubangamiye. Iyo mvuze ngo Imana yankoreye ibi, mama runaka unkurikiranya ahita akomera akavuga ngo yatabaye mama Charlene, nanjye izagira gute? Izantabara. Rero nagira ngo mbabwire ngo Imana ibatekerezaho. Urusaku rwabarenze, Imana yaranyibagiwe, Imana iranyanga, ubu se ntindeba, ibona nzarya iki, minerivare izava. Nk'uko mwabonye umwami atekereza kuri minerivare akavuga ngo reka ngabanyirize abaturage minerivare igabanuke kugira ngo bakomeze bige, ngabanyirize na stress ba mama wabo. Urumva ko atekerereza abaturage. Nimba umwami se atekerereza abaturage be, umwami Imana urabona atazatekerereza abakirisitu be? Ubu rero iki kintu kibaha ibyiringiro, mugabanye urusaku na yanduru yanyu, dore ko mukunda urusaku kubi. Uhita umenya ngo hari n'ibindi igihugu gitekereza mwebwe mutazi, kandi ibyo batekereza ni byiza, ntago ari ibibi. Ubu hari igihe rwose uzajya kubona ubone bakoresheje uburyo bwose ibiciro bihite babikubita hasi, badashingiye ku ntambara iri kubera muri Ukraine n'ibindi byose byabaye inzitizi kugira ngo ibiciro byiyongere. Hari igihe muzicara mubone bakubise hasi ibiciro rwose barabirimbuye, hanyuma umuceri ugabanuke, kawunga kagabanuke, kugira ngo umuturage w'igihugu agubwe neza. No mu bindi bikorwa na ya misoro mwirirwa muvuza induru ngo imisoro ngo ni myinshi, ariko mbere yuko murira ngo imisoro ni myinshi, mujye mubanza murebe icyo yakoze. Ntago muri kubona ukuntu imihanda iri gukorwa. Ubu siyo bamaze kuzuza umuhanda ukaba mugari, imodoka n'igare na moto na KBS n'ibiki byose, ukabona buri modoka iragenda uruhande rumwe. Ubu ubona biriya se bidakwiriye? Hanyuma ndashaka kubabwira ngo nimba umwana w'umuntu atekereza ku muturage akavuga ngo ni iki nakorera abaturage nyoboye, akagabanya minerivare, Imana ya Isiraheli niyo itazi iby'abashumba bakeneye? Ntibizi se ko imishahara yagabanutse? Ntibizi se ko hari abashumba bicajwe? Imana se ntibizi ko hari abarimu yari yarahaye akazi bicaye? None se Imana ntibizi ko mufite abana bagomba kwiga? Imana se ntibizi ko ndi mama Charlene? Imana irabizi ko mfite abana 5 ngomba kurera. Imana irabizi. Mureke mbabwire, nari mperutse kujya gusenga ahantu ndi kubwira Imana niko Uwiteka Mana yanjye, unteje abarejiyo n'abaporoso koko? Urabanteje, none urabanteje koko, wantabaye koko wa Mana we. Ndagenda mfukama ahantu, haleluya. Njyewe ntago njya nitotombera Imana.
sha byancitse n'ubwita nyibwira intimbabarira kuko hari indirimbo ivuga ngo mfite ibimenyetso birenze kimwe binyemeza yuko uzangirira neza. Ntabwo amafaranga Imana yanyima nimugoroba nakibagirwa ayo yampaye mu gitondo kandi ntari mbizi. Ntabwo ibintu bibi mbona byatuma nibagizwa ibyiza nabonye. Ntabwo ibitutsi ntukwa nta byanyibagiza amagambo meza nabwiwe, kuko uwankunze yankunze ntacyo namuhaye, ariko n'uwanyanze anyanga ntacyo mutwaye. Rero imirimo y'Imana ntihakagira ikintu kiyimura. Nje kukubwira kandi nguhumuriza ngo nimba umwami atekereza ku bantu be, umwami Imana nawe atekereza ku bantu be. Nje kukubwira ngo shyitsa umutima mu nda, humura, Imana iragukunda kandi igutekerezaho, igufitiye n'umupango kandi izagukorera surprise. Icyo gihe mfukama ndi kubwira Imana nturabanteje, yankoreye ikintu mureke mbabwire. Maze ndagenda mu cyumba cyanjye, ngewe nyine iyo nishimye cyane namarira ndanga, nikundira kurira, kandi niyo nababaye nabwo ndarira, byose biba bivanze, ariko ndishima nkarira ukagira ngo hari ikintu mbaye. Naragiye mu cyumba cyanjye ndarira, mbwira Yesu nti burya ni kuri iyo uteye, intuzi kuceceka tukagira ngo nta munwa ugira, intuzi ko hari igihe tugeramo tukagira ngo uri indorerezi mu byacu, ariko Imana iratuzi kandi itugenera ibidukwiriye uko bwije n'uko bukeye. Nizere ko iri humure rikugezeho, kandi nizere yuko hari icyo bikumariye kongera kukwibutsa ko Imana ituzi. Imana y'amahoro nibahe umugisha. Ndumva ashaka gusengera abatentebutse, senga ngo iyi nkuru ukimara kuyumva, nimba umwami, haleluya, nimba umwami atekereza ku baturage, umwami Imana nawe atekereza ku bakirisitu. Nimba umubyeyi atekereza ku bana be, umubyeyi wacu Yesu Kristo nawe atekereza ku bantu be yabyaye mu buryo bw'umwuka. Ngiye kugusengera, uracogoye kandi ucitse intege, utangiye gutekereza guca iy'ubusamo, utangiye gutekereza kwirwanirira, utangiye gutekereza kuva mu birindiro, utangiye gucogora no gucika intege, utangiye kwiheba no kutakariza Imana icyizere. Ndashaka ngo usengere mu izina rya Yesu. Ukimara kumva iyi mesaje y'ihumure, ndagusengera, hanyuma wongere utuze, ubwire umutima wanjye ngo tuza mutima wanjye ubane n'Imana. Ndagushimye mwami wacu Yesu Kristo, gushimiye kugira neza kwawe gukomeye, gushimiye igitondo cy'umugisha wateguye kugira ngo ijambo ryawe rigere ku bakubaha no ku bagutinya, ijambo ryawe rigere ku bepfo na ruguru, ijambo ryawe rigere ku hafi na kure, ijambo ryawe rigere, iyi mesaje y'ihumure igere ku bakumenye n'abatarakumenya, igere ku bahagaze n'abaguye, igere ku bataye no ku bari mu mwanya. Ndasengera abakurikiranye mama Charlene, iriya mitima ngwino yubake, kandi iriya mitima ngwino yisane. Ineza yawe nigere kuba bitakarije icyizere, niwongere ububake mwami. Ndabatakiye kuko ndakuzi, uri Imana itabara mu gihe bikomeye, ntabwo ujya udutererana na rimwe, uri Imana y'amahame n'amasezerano, uri Imana y'imbaraga n'icyubahiro, uri Imana ikomeye kandi ikanatabara. Kugira neza kwawe amaso yacu yarakubonye, nunyemerere ukora iby'imbaraga aka kanya. Haleluya. Niwubake imitima isenyutse, nuhumurize abantu bose babuze ihumure, kandi nuca inzira zirenze igihumbi, utabare urubyaro rwa Yakobo. Haleluya. Nureme ibyiringiro mu bana bawe, hanyuma bongere bagukorere kandi bakumenye, bongere bakizwe kandi bakiranuke, mwongere mugirane ibihe byiza. Ndabasabiye kandi ndabaririye mwami, abo mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Haleluya. Mu mpande zose uhakore, kuko uri umubyeyi utarobanura ku butoni. Nge numva ineza yawe yarabagezeho, kandi gutabara kwawe bijye bigaragara ku manywa na nijoro. Herekeza ubu butumwa n'iri jambo n'izi mpuguro, nibigere ku muntu wese bikwiriye, ukureho inzitizi zose mu izina rya Yesu, kugira ngo ubwami bwawe bwaguke kubw'impuguro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana nibahe umugisha, ndabakunda kandi n'Imana irabakunda. Imana ibahe umugisha. Mukomeze rero mukore subscribe abatarayikora, hanyuma abatarakora share, namwe mukomeze mukore share na comment, inama n'ibitekerezo. Imana ibahe umugisha.